Inshuti mukundwa ukurikiye Blessed Hope Message, ndagusuhuje. Amakuru yandi uyu munsi mugiye kuyagezwaho nanjye Ishimwe Josue. Umutwe w'amakuru yandi uyu munsi uravuga uti urubyiruko rufite umurimo. Iyi nkuru ni y'umusore witwa Nathan wo mu gihugu cy'Ubuhinde, tukaba tugiye kwigezwaho na Andrew McChesney. Nathan yari afite imyaka 6 y'ubukuru ubwo umuryango we wagarukaga mu rugo mu gihugu cy'Ubuhinde nyuma yo gukora nk'abavugabutumwa muri Liban. Yari umwana muto kandi nta bushake yari afite bwo kumvuga butumwa. Ariko ibintu byaje guhinduka ubwo Nathan yaragize imyaka 12. Yakunze ibitekerezo by'abana yagendaga yumva buri sabato abyumvise ku rusengero. Yatangiye gusoma agatabo k'amakuru y'ahandi y'abana ndetse rimwe na rimwe agasoma amakuru y'ahandi y'abasore n'ay'abakuze. Ubwo yasomaga ayo makuru y'ahandi yumvaga nawe yifuza kuzagira icyo akorera Imana. Yaratekereje ati, niba Imana ibasha gukoresha abana bangana nanjye ndetse n'abari munsi yanjye, kuki itankoresha nk'umuvugabutumwa? Umwaka warashize, imyaka 2 irashira, imyaka 3 irashira. Nathan abagize imyaka 15 y'ubukuru kandi akomeza kumva ko ntacyo yari yakorera Imana mu ivugabutumwa. Icyorezo cya Covid cyatumye Ubuhinde buba muri guma mu rugo yamaze igihe kirekire. Se wa Nathan yari umupasitoro kandi abisabwe n'ababyeyi ashyiraho itsinda ry'abana bari muri guma mu rugo ryagombaga kwiga ibyigisho bya Bibiliya ku ikoranabuhanga. Iryo tsinda ryarakuze mu gihe gito riba rigizwe n'abana 15 n'abana bato bari munsi y'imyaka 10 nabo binjira muri iryo tsinda. Nathan yumva asabira nyina ati, abana bato ntabwo bakwiriye kwiga n'abana bakuru. Iri tsinda rigizwe n'abana bari mu byiciro bibiri bitandukanye. Ubwo Nathan yararyamye mu gitanda nijoro yumvise ahatwa gutangiza itsinda ry'abana bato. Nyuma y'ifunguro rya mu gitondo, Nathan yagejeje icyifuzo cye ku babyeyi be. Ababyeyi bakiriye icyo gitekerezo kandi bamushishikariza guhita atangira ako kanya. Nathan agiye gushaka ibitabo mu isomero ryo mu rugo. Yafashe icyemezo cy'uko uko itsinda riteranye azajya asoma inkuru zo muri Bibiliya. Imana yahiriye imbaraga ze. Nyuma y'igihe gito abana batangiye kuza muri iryo tsinda, baturutse hirya no hino no mu bindi bice by'Ubuhinde. Buri cyumweru abana bagera kuri 12 bahuriraga muri iryo tsinda. Gukora ibirenze. Nathan yishimiraga kuyobora itsinda ry'abana biga Bibiliya. Yumvaga Imana iri kumukoresha umurimo wayo, ariko yifuza gukora ibirenze ibyo. Ubwo ingamba zo kwirinda Covid-19 zari zitangiye koroshywa nyuma y'umwaka, Nathan yumvise ikibwirizo kivuga iby'umukobwa wari urwaye wasengeye inshuti, abaturanyi ndetse n'abavugabutumwa bakuri. Uwo mubwiriza yavuze ko uwo mukobwa yasenze amezi 3 mbere y'uko apfa, ariko amasengesho ye yatumye haba impinduka mu mibereho y'abantu benshi. Nathan yaratekereje ati, nanjye nkwiriye gusenga. Nshobora gusengera abana twigana, inshuti zanjye ndetse n'abo duturanye. Amashuri yari yongeye gufungura mu kigo cy'Abadventiste aho Nathan yigaga, kandi abanyeshuri benshi biganaga nawe bakomokaga mu miryango itari y'Abakristo. Nathan yibajije aho yayisengera. Yafashe icyemezo cyo gusengera abagaragara ko bashobora kwemera kuba Abakristo. Basaga naho ari ubutaka bwiza. Nathan yaje kumenya ko umuhungu umwe witwa Aruna yakundaga kuririmba mu gitondo kandi agatega amatwi icyigisho. Nathan yatangiye gusengera Aruna. Umunsi umwe Nathan abwira Aruna ati, nejejwe nuko ugira ubushake bwo kumva ibyerekeranye n'Ubukristo. Aruna yaramwenyuye aravuga ati, nkunda kuririmba izo ndirimbo. Kera nakiriye Yesu nk'Imana imwe mu mana zanjye. Nathan yifuzaga kumenya byinshi biruseho, maze aramubaza ati, kuki ababyeyi bawe baguhitiyemo kwiga kuri iki kigo cya Gikristo? Aruna yarasubije ati, dutuye mu cyaro kandi imodoka igera hafi y'iwacu ni imodoka itwara abanyeshuri bo muri iki kigo cya Adventiste umunsi wa 7. Icyo kiganiro cyatangije ubucuti budasanzwe hagati ya Aruna na Nathan. Igihe cyose bishoboka, Nathan yamubwiraga iby'urukundo akunda Yesu. Yarasengaga ngo izo mbuto zizatanga umusaruro. Gucika intege. Ubwo Nathan yabaga arimo kubwira Aruna ibya Yesu, hari undi muhungu witwaga Jay wabaga arimo kubwira abandi banyeshuri biganaga iby'ibigirwamana yasengaga. Jay yari ashikamye ku myizerere y'ababyeyi be kandi buri munsi yabaga yambaye
imitako y'ibigirwamana ku gahanga. Jayi yabwiraga Natani iby'ibigirwamana bye. Natani yafashe icyemezo cyo kutazigera asengera Jayi. Umunsi umwe Natani yari arimo gucuranga inanga mu gihe cyo gusenga, maze Jayi yumva agize amatsiko yo kumenya gucuranga. Yashimiye Natani amusaba niba yamucurangira indirimbo z'idini ye akoresheje iyo nanga. Natani yamusubije mu kinyabupfura ati, ncuranga indirimbo za gikristo gusa. Jayi nta kindi kintu yongeye kubwira Natani mu gihe cy'iminsi myinshi. Natani yakomeje gusengera abandi